Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ijambo uduhaye ryumvikanye mu matwi y'abaryumvise, abari hano n'abari kure n'abazaritega amatwi bose aho bari. Ibanga tumenye nuko aho uri ariho ibihiye biri, aho uri niho imigisha mizima iri, niho ubugingo buri, niho amahoro ari, niho ibyiringiro biri, niho gukomezwa kuri, niho kurwanirirwa intambara biri. Aho uri niho hari imigisha y'ukuri utadusangiza n'abapagani. Rinda ubugingo bw'abacu. Hari abumvise iri jambo bari baraguye, bumvise bakwiye kugaruka imbere yawe ubababarire. Hari abumvise iri jambo barasubiye inyuma nka Petero wari wataye umurimo, bumva bifuza kugaruka mu mwanya waho bari bari, ubagire neza. Hari abumvise iri jambo bari basanzwe bari kumwe nawe, dushoje twifuza kutava aho uri. Reka ubugingo bwacu bukomeze kuba igiciro mu maso yawe, kandi imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe none n'iteka ryose. Hereza umugisha abadukurikiye bose, kandi imbaraga utanga zibe ku buzima bwabo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tubaganirize ijambo ry'Imana. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 21. Turasoma imirongo itari mike muri icyo gice kugeza aho turi buze kuba twateguye kugereza. Ntabwo ari kinini, turasomamo nk'imirongo 10 n'ibidukundira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho n'umutsima. Nuko arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Amen. Nababwiye ko nitwa Jean Claude Ribanje. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo, aho Yesu ari niho hari ibihiye. Ese ubwo muraryumvise se? Umuntu mwicaranye mumbwire ngo, ahantu Yesu ari niho hari ibihiye. Aya magambo ni menshi, ntabwo mbizi ko ahari biri bukunde kugenda tuvuga ijambo ku rindi, ariko turaza kuvugamo ibintu nka 5 by'ingenzi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ikintu cya mbere, turaza kureba icyo bita gukurikira Yesu. Gukurikira Yesu. Haleluya.
gukurikira Yesu, kumwizera, kumushyira mu buzima bwawe, icyo bivuze. Icya kabiri, turaza kureba icyo biti ingaruka zo kuva mu muhamagaro cyangwa zo kuva aho Yesu yagushyize, kuko turebe n'ikijya kibitera, sibyo? Icya gatatu, turaza kureba amasezerano ya Kristo n'abo yahamagaye ngo bamukurikire. Sinzi niba munyumva. Hanyuma tuze kureba noneho n'imigisha iri aho Yesu ari, ayo nagereranyije n'ibihiye. Icya gatanu, turaza kureba ibanga ryo kuyigeraho. Ninza kubyibuka ahari ndumva ari byo turi buze kuvuga. Gukurikira Yesu ni ibanga rikomeye, bisaba guhweza amaso y'umutima, bisaba kureba kure. Guhweza ni iki? Guhweza ni ukurenza amaso ibiboneka ukareba hirya, ibidahari ukabibona. Nanga urugero rwo guhweza. Turafata umuntu w'umufundi, w'umubatsi, ubonye ikiraka cyo kubaka inzu ya etaje kandi agomba kubaka umwaka, ariko kontara imeze, kandi akabonye akazi atagaheruka gafite ibibazo byinshi, akaba amaze kumenyeshwa ko umushahara wa buri munsi ari 20,000. Nimwumva icyo bita guhweza. Ako kanya akimara gusinya kontara y'akazi, ahita afata 20 agakuba n'icyumweru, agasanga mu cyumweru azakora 140, agahita kuba n'ukwezi. Ubwo bazi imibare muragenda mwumva. Agahita kuba n'umwaka, agahita agura imodoka, agahita yishyura ideni afite, agahita akora korotiri we mu rugo, abana bagahita bashyira mu ishuri ryiza, kandi ntaratangira akazi. Donc umutima w'ibitekerezo ahita awujyana ku byo azabona atarabona, agatangira kubibona nk'ibihari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nuko gukurikira Yesu bimeze, kuko mu buryo buri realite, mu buryo bugaragara, Yesu ashobora kugucanga. Yesu ashobora kugucanga. Ni nabyo bibaza abigishwa be bari bafite, ni nabyo byatumye bene wabo batamwemera, kuko Yesu yari ateye urujijo. Kumubona, kumushyikira byasabaga guhishurirwa. Abantu bamuhishuriwe bakamenya uwo ari we. Ngiye kubigisha ijambo ry'Imana. Abantu bamuhishuriwe nibo babonye ibitangaza akora. Aho muri karitsiye aho Yesu avuka bamubonaga, baravuga bati hano hirya kwa Yosefu bafite umwana wabo w'imfura wirirwa ugenda, wirirwa ugenda utagira akarima akora. Abavandimwe be bavukana mu buryo bw'amaraso, bakomoka kuri Yosefu na Mariya, bajyaga bamubona nk'umuntu uzabateza ibibazo, kuko yavugaga amagambo atandukanye n'uko bo biyizi. Wenda ntabwo nzi niba icyo muze mucyumvise. Yajyaga abwira abantu ko ari umwami w'abami,
kandi wowe uri mu bibazo by'ubukene budasobanutse, ise uwo bakwisese ari umubaji uri kubaza hirya ngaho. Yesu ashimwe. Umuntu mwicaranye umumbwirire ngo nkwifurije guhishurirwa Yesu. Numuhishurirwa ukamumenya neza, nibwo uzamukurikira, nibwo uzabana nawe neza. Uyu munsi wa none amadini menshi yuzuye imibare y'abantu benshi bazi Yesu wo ku munwa batamufitiye, bataramumenya, bataramuhishurirwa n'umunsi umwe. Ikimenyetso simusiga kigaragaza bene ibyo mvuze ni igipimo cy'urusaku n'induru bahora bavuza ku misozi. Yesu wamumenye ntiwasakuza kuko ahantu ubwami buri nta nduru zibayo, haba umutuzo. Haleluya, haleluya. Ndagowe, merewe nabi, Yesu we urantereranye. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umuvuga utamuzi. Haleluya. Abantu bagiye bamuhishurirwa ko ari umwami, kuko yabaye ino ari Imana 100%, ari n'umuntu 100%. Abantu benshi bahishuriwe babonye ubumuntu bwe gusa, ntibabona ubumana bwe. Amen. Bibiliya ubutumwa bwiza butwereka ko hari ahantu yigeze asura abakobwa babiri babanaga. Umwe yitwaga Marita, undi ari Mariya. Bagiraga musaza wabo witwa Lazaro. Ariko haba ibintu bibiri bishekeje kandi biri mu isomo. Umwe yahise amubona nk'umushyitsi ukwiye gutekerwa neza amafiriti n'amafi. Undi ahishurirwa ko ari umwami ufite ijambo ry'ubugingo. Haleluya, haleluya. Uwamenye ko ari umwami utanga ubugingo yicaye ku birenge bye, ibindi byose abihanaguramo mu mutwe we. Uwamubonye nk'umushyitsi ukwiye kurya, ajya guhaha, ajya muri busheri, ajya kugura inyanya, ajya kugura ibitunguru, ajya gukata ibirayi, aratagangara, arimo aratekana ubutiku, arimo aratekana induru. Ariko ibi ni biki? Kari agakobwa kagize ibiki kicaye hariya, kugeza ubwo umujinya, igipimo cy'umujinya kimubana cyinshi. Araza abwira Yesu ati rwose ndakwinginze, bwira Mariya azamfashe, dore natagangaye. Yesu araseka. Aravuga ati urimo urirushya muri byinshi, ngombwa ni kimwe. Kandi Yesu nawe asa n'utaritaye ku mafiriti batetse, ahubwo yita ku wamumenye. Ndongeye ndakubwiye ngo Imana iguhishurire Yesu. Usenge ubwire Imana iguhishurire Yesu, umumenye. Ababigishwa be babanye nawe batamuzi, bamubona gutyo, agakora ibitangaza, agakora ibintu, ariko akuba umuntu ni kaburi. Yesu ashimwe cyane, 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 Yesu ashimwe cyane. Ikizakubwira ko Yesu wamaze kumenya neza, amagambo azakubana make, n'induru n'urusaku no kuvuza induru no kuboroga bizahagarara. Uzasobanukirwa Yesu ku rwego uzamenya ko atakiri wundi, ahubwo umenye ko ari grand frère wawe. Ko uzajya umuvugisha nguvugisha grand frère. Giye nuko nguko tuvugana. Ngo ndaguhawe ngo merewe na reka. Ndamubwira nti genda ngapfukama nkavuga ni daddy. Wowe na grand frère murebe ko muri bibazo biri hano, kuko ino nabuze inzira, ariko bwebwe ntabwo muzibura, kandi turaziranye. Aryama. Bimwe mu bimenyetso ko bikwereka ko Yesu yamaze kugera muri wowe ni igipimo cy'ikirenga Imana igushyiramo cy'amahoro, ukagira amahoro
ufite n'ibibazo ukiryamira. Niyo mpamvu Petero yasinziriye kandi azi ko ejo bazamuca umutwe. Abona ibitotsi baraza no kumufungura yumva ngo arota. Utaragira ibitotsi ufite ibibazo ngo uryame uheze usinzire bigemere. Yesu aba ari muke muri wowe. Ongera umuhere ikiganza umuntu mwicaranye mumubwire ngo mwifurije guhishurirwa Yesu. Numumenya uzamenya ubutunzi bumurimwo, uzamenya ubwinshi bw'imbaraga ziri muri we. Haleluya. Uzamenya igisobanuro cye muri wowe, uzamenya igisobanuro cye mu isi mu gucungura itorero, uzamenya icyo uri cyo. Ababigishwa mwumvise witwa Simoni, umuhamagaro we Imana yamuhamagaye, Yesu yamuhamagaye amukura ku mazi aho yaroberaga, aravuga ngo ngwino nguhinduriye akazi, uzajya uroba abantu. Araza ariko aza bitarajyamo. Buriya tugira abantu baba baraje ariko bitarajyamo. Akaza bati nzabanza ndebe, akabahimbaza. Akabahimbaza ariko acunga ariko ibintu bizakomerana. Akabacungira hariya ku Rwanda bati ngambe hanze ndebe, siko mbona nta biyongera, siko mbona nta gihinduka. Niko na Simoni yaje afata incundura zimwe arazisiga, izindi azishyira shangazi ati mbikira nta wamenya, hari umuntu nkurikiye ibyo sindabimenya neza. Umuntu muri kumwe mumbwire ngo Yesu ashaka kuzuje, akunda uzaje. Mwihangane nagize ikibazo cya gripe, Yesu akunda abantu baza baje. Yesu akunda abantu baza bagize gute? Baje. Nta bintu byo kuza gucunga. Uzabona baza bagacunga nk'ukwezi akigendera. Agati nzagaruka byarakomeye. Donc bishimira ko mu bintu byaba byarakomeye ariko bataragize uruhare mu kubitangiza no kubishyigikira. Kabati nibikomera nzagaruka. Akabigiriyeho byuzuye. Akayigiraho byuzuye avuga ati hari ibintu narindi mu hepfo nabonaga nta murongo bifite. Nuko na Petero yari ameze. Kugira ngo Yesu amwereke ko amuzi, umunsi umwe ngo bafatiye imisoro, aramubwira ati genda uje kuzana ifi hefi yosha. Simon, manuka hepfo ngaho ufate isamaki uzamuke. Yaza kuba yarasize incundura zose, aba yaramushubije ati ndarobesha iki? Kuzi ko wambwiye ngo byose ni imbisiga. Yikoze kwa shangaza aravuga ati sinakubwiye mpereza. Hari abantu baza batarasize ibintu byose. Agati wapi? Ntabwo nabimara. Ariko Yesu akunda abantu baza baje. Ako kantu sinzi niho mwagaciye hakarongo. Akunda abantu baza baje. Iyo uza utaza, iyo uza hari ibyo usiga, iyo uza utarajya mu byo aguhamagariye neza, urikerereza, bituma ugera ukorana n'Imana bike. Kuko biratangaje kubona Petero uyu tuvuze. Haleluya. Nubwo Bibiliya itwereka ko ari wabwirije abantu benshi ku isi mu mateka y'isi, kuko yabwirijwe kuri Pentekote ihana abagabo 3,000. Ubwo abagore ntiwabana. Abagabo 3,000 bakijwe ubwo abana abagore bangana. Ariko biragutangaza ko afite inzandiko ebyiri gusa mu yanditse. Ariko Paulo warenganyaga ubwoko bw'Imana n'intumwa abica bakubita amahiri ahirika mu muhanga hepfo yo ngiyo, ahuye na Yesu ajaje agiyemo yanditse 10 n'eshatu.
rero iyo utaza nguze uje ibintu bijyamo nk'ubigiyemo, haleluya, bituma Imana nawe ikwizera gake. Bati nta wamenya n'ubundi nejo nta wamenya, wabona nejo agiye. Bati nta wamenya, bati nzamukoresha duke n'ubundi nta wamenya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mwibuke ko turi ku ijambo rivuga ngo aho Yesu ari niho ibihiye biri. Hanyuma iki ni igihe kindi cyabayeho mu gahe gato Yesu apfuye, kandi biri mu byo yababwiye ko bizaba, biri mu byo yavuze ko bizamubaho. Muranyumva? Ndetse yaramaze iminsi azutse, abiyeretse mu rusenge, abiyeretse aho bari Yerusalemu mu cyumba bakingiranye ngo bihishe. Ariko ati nimundebe, arambura ibiganza agira atya, babona niwe. Cyakoze icyo gihe ntabwo yabanaga nabo nk'uko bari basanganywe. Simoni Petero nanone abadayimoni baramutera batari kuba wajya kurobara. Noneho hari n'abandi nabo b'abanyantege nke, nabo baravuga ati niko turagira gute? Kandi si abarobyi, icyakoze ubuyobe bwe urabayobye. Umuntu mwicaye mu muryango ntukagumure umurimo w'Imana. Mumere ikiganza mu muryango ntukagumure abantu b'Imana. Hari abantu babaho mu buzima bwo kugumura abantu. Genda umuhanuzi uhanura mu ijambo ry'Imana. Atariko se ibi bintu by'abantu mubona bifatika, ugafata nka batatu cyangwa mwega mubona hari gahunda zihari. None se ubu tuzabona akaga? Mubona hari akantu tuzafatisha? None se urabona dukomeze twishinga bari abantu mubona nta diro, mwega mubona nta zindi diro bafite? Atariko ziko ari byo. Tigiye buriya nubwo ubona ndirimba ariko ntago mbirimo. Nubwo ubona burya mba ncuranga ntago mbari. Ndategeye Yesu kugira ngo ndahari burya yewe. Nuko bagiye. Nuko bagiye. Ndo umuhanuzi uhanurira mu byanditswe. Namaganya umwuka wo kugumuka mu izina rya Yesu. Mubisaba bazimu. Ngo bajyayo se sabarobyi, ariko bakurikiye uwarobye uwahamagara. Noneho ngo bagera ku nyanja, ngo ifi nazo zirabimenya. Ku nyanja ifi ngo zikora inama, zirabata ariko nta Simoni mwumvise bafa. Ziti turamwumvise. None se Simoni harya umuremyi w'ibyaremwe byose amukura aha, ntabwo yavuze ko azajya arobanura? Bati none se aje kuroba iki? Ziravuga ati twigendere, ntabwo twakumvira umuntu wayobye. Turasuzugura umuremyi w'ibyaremwe byose, twumvira umuyobe? Ifi zose cyakoze ibikeri n'imitubu biramwitabira. Umuntu mwicaranye mu mwirango n'utumuhamagaro hari bizakwitabira bidasobanutse. Imikeri, imitubu nibyo bareba byose iyo biva bikajya birahurura biza hafi aho, baje bagakubona bakajya kubazamuka, bazamura bagasanga ibintu birirambura. Ifi ngo ziragenda zirabate nta kwitabira umuntu wataye Imana. Yewe nakijijwe muri 1995, mfite imyaka 13. Ngezwa mu itorero rya DPR, kuva icyo gihe kugeza ubu niho nyiri. Nabonye byinshi n'amaso yanjye. Nabonye byinshi n'amaso yanjye. Reka mvuge icyo nashaka kuvuga. Nta muntu ureka Imana ugubwa neza. Mwebwe mwaramubona? Umuntu mwicaranye mu mbere ngo wikozeho ubwo waje hano. Nuko nguko bimeze.
nuko bimeze. Ibi bintu wajemo, ibintu wajemo wikozeho, bisaba kubijyamo. Nta muntu bivamwo ubundi bijyamo, ntago babivamo. Iyo bivuye murapfa. None se mbabaza, Bwana asifiwe. Mwebwe ko mbona muri abantu basobanutse bari hano, ubu wamenya amabanga, wamena amabanga y'ibwami ukabaho. None se muzi ko hano ari kwande? Hano ni kwande? Ahantu hose abantu bateraniye bakavuga Yesu, bakaririmba ijambo, indirimbo, bakarambura biri, bagasoma ijambo ry'Imana, ubwami buhita buhaza. Ijambo rya kabiri, murebe hano, uzamuye ikiganza cyawe cy'iburyo ukavuga ngo jyewe runaka Marigarita nanjye Kabudensiya twemeye ko Yesu Kristo atubera umwami n'umukiza. Nubwo wabikora ukina, nkurikira, niyo wabikora ukina uhita uba inzigo kuri Satani direct. Ubu Satani aguhiga nk'umuntu umumereye nabi. Ibi mwirwa mwidasa, mwigira gutya, mwidasanga muzi ngo ni ibintu by'imikino. Nabonye worship team mwigira gutya nabandi mwigisha. Sha mujye mwidasa mwitonze moshere. Ibi bintu mwidansa dansamwo ntabwo babivamo, babigumamwo. Haleluya, babigumamwo, babibamwo. Simoni yabivuyemo, nabo bajyanye barara bafata ibikeri, barara bafata imitubu, barara bafata ibintazi byo mu mazi. Ifi zagiye. Umuntu mwicaye mu mwira ngo aho Yesu ari niho hari ibihiye. Barara baroba, baraheba, bubakeraho. Nta migisha ibaho y'abantu bakina n'ubwami. Nta migisha ibaho y'abantu batubaha Imana. Muranyumvise? 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 Abantu babana n'Imana bakagumana nayo nibo babona ineza y'Imana, nibo barya kubihiye, nibo barya kubihiye bya Yesu. Nibo barya kubihiye bya Yesu. Bwana asifiwe. Nakoreye Imana jyewe ndi umuntu wakubiswe, wakubititse, ariko ndavuga ni n'ubundi ibyapfuye bigirwa no kurimbuka. Nzihambira ku Mana n'ubundi ntacyo nsigaranye. Umuryango warushize, ababyeyi n'abavandimwe mbaburiye rimwe, sigaye ndi imfubyi itagira epfo, itagira ruguru, itagira shinge, itagira rugero. Ndavuga n'ubu ni kuri Yesu nzihambira. Mwihambiriyeho nawe ampa amasezerano. Ampa amasezerano, arambwira ngo nzaguhindurira ubuzima, nzakugirira neza. Aho agejeje mumumera icyubahiro, ntacyo mushinja. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubona Imana ikurobanura ikagutoranya ikaguha umurimo ngo uyikorere, jya uyikorera ushyizeho umwete. Haleluya. Ibintu bishobora gutangira ubona nta shusho. Ibanga no gukomeza kubana na Yesu neza. Ibyo ndabibabwiye Claude. Imana ihindura amateka, ihindura ubuzima, ikora ibintu bikomeye. Kandi nahishuriwe muri iri teraniro ko harimo abantu basigaranye Yesu gusa. Gusa nimunyirarireho, yewe ndereka ku buryo kurya kwabo, kubaho kwabo ni made in heaven. Ni ibintu biva mu ijuru gusa, ntagira epfo, ntagira ruguru, ntagira shinge, ntagira. Hano barimo, nshatse na nabakwereka. Nababonye, ntabwo mbakozeho, nabo bariyizi, singaba ari yase. Ariko haleluya, Yesu twizeye tukamwakira akora ibintu bikomeye. Hindura amateka utabitekerezaga.
arema ibintu bitariho ukabona bibayeho. Haleluya, 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 haleluya. Umunsi yinjira kwa Zakayo, umunsi Yesu yinjira kwa Zakayo, Zakayo yagiye kubonabona abantu bose bagendana na Yesu. N'abantu Zakayo yatesheje umutwe, kuko Zakayo yari umusoresha mukuru washyizeho amategeko y'uko abantu bose bacururiza muri Yerusalemu batagira ibyangombwa byo gucururiza mu masoko, bacururiza b'abazunguzayi bose ko bagomba kwirukanwa mu mujyi bakajya muri systeme ya leta y'icyo gihe. Abo yasangaga bacuruza inyanya badafite icyangombwa amena hariya, ngo yari afite Kayizari yaramuhaye uruntu rumeze urugero. Nangiye gutanga ndarwihoreye, nangiye gutanga urugero rukomeye. Cyari cyo kimeze nk'iko gifite uruntu inyuma rw'urukarisoro runini, azenguruka basanga abacuruza amapome, abacuruza inyanya, abacuruza intoryi, abacuruza imboga badacururiza muri systeme yariho y'icyo gihe ngo bajye mu isoko, byose amenamwe. Abahombye bisangira Yesu. Bahombye bisangira nde? Hari abantu hano bahombye bisangira Yesu. Basanze Yesu umunsi Yesu yinjira kwa Zakayo. Yinjiye kwa Zakayo, Zakayo abona abantu bose yahombeje nibo bagendana na Yesu. Abagore b'abapfakazi, yatawe arabati umuntu nifuje kureba ndabona anankozeho, none se ubu ndaza gusobanura nte ko byanze bikunze nidutandukana aba bantu nashubije ku isuka nkabateza ubukene bazamutekereza ibyo nabakoze. Arahaguruka aravuga ati kimwe cya kabiri cy'umugabane wanjye ndagiha abakene, kandi uwo nambuye ndamurihakana. Haleluya, haleluya. Umuntu mwicaye mumubwira ngo ntabwo bizarangirira aho warakurikiye Yesu, ntabwo bizarangiriraho. Haleluya, ntabwo bizarangiriraho. Ababyumvisha mutere haleluya. Ntabwo bizarangiriraho, ntabwo bizarangiraho. Jewe mpanura navuze indimi, nta bintu byo gutitira, nta malariya ndwaye, ntabwo ndi umusazi. Ntabwo byarangiriraho warakurikiye Yesu. Agahamagara Marigareta ati niko harya witwa Marigareta? Undi ati harya namennye inyanya zawe kangahe? Ati ni 4. Igitebo kiraguza ngagahe? Ati ni 3. 3 kare ni 12. 12 gukuba 4 48. Abagore batangiye guhabwa inyungu zo gukurikira nde. Tajya guhabwa inyungu zo gukurikira Yesu. Haleluya, haleluya. Abahombye bakajya mu ndaya, bakajya mu buraya, barimo basarura sida n'ibindi birwara kabutindi. Abakurikiye Yesu, Yesu arimo abashashura. Abo ati nabahereze. Cyagiye mwanyizeraga nari mbizi neza ko nzabahuza agakemura ikibazo yabateje. Ibintu byose dushobora gutakaza cyangwa se dushobora guhomba twakurikiye Yesu, tuzabonera inyungu tukiri ino kandi mu kanya. Impanda nivuga tuzajya guhabwa ingororano zabyo. Bibiliya yavuze gute? Yavuze ngo mu rukerera bahebye, ariko mbega guseba Mana mu izina rya Yesu. Mana uzandinde kukuvaho, uzampagarareho none n'iteka ryose, amen. Yesu we uzi kuburiraho wari usanzwe ubonera. Yesu ugira ngo Petero yari umuswa wo kuroba. Abwira bene data ati twavangiwe nyine reka dutahe. Yesu arabimenya. Munshimirire Yesu mbabwira akantu. Kimwe mu bintu biranga Yesu ni umubyeyi mwiza n'umunyempuhwe.
ntagira inzika, ntagira ubutiko, ntagira ubudode nk'abantu uza hepfo yo ngiyo. Ngo baragiye bashaka bagenda ngo nzakwereka. Ubwo butiko ntabugira. Araza ati bana banjye, kandi ngo nabayobye, nabamuvuyeho, nabataye umurimo, nabataye umuhamagaro. Bana banjye, hari icyo mwabonye? Bati ntacyo. Ni nkaho yakabwiye ati ubwo mwajyaga. Abate ngaho ni mujugunye iburyo. Noneho ngo Yesu akiza, haleluya, ifi zose zahise ziza ngo hafi aho, ziza kumva ukuntu Yesu aje kuvugana nabo bayobe bataye umuhamagaro. Ngo zumva aravuze ngo iburyo, zose ni yonka. Vuga ngo ni yonka. Ziraza zirunda iburyo, ngo bajugunyeyo rimwe. Haleluya. Ariko hari abantu bumva bafashijwe. Uzi ko ushobora kujugunya rimwe bigahita birangira byiteka. Yesu yabishatse. Yesu yabishatse. Wajugunya rimwe ukazamura uzamuye. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu nzi w'inshuti yanjye yavuye iwabo muri 1994, azi Kigali gushaka ubuzima. Ageze Kigali arahiga apfundikanya, nyine nawe urabyumva. Ariko inyuma y'urugo iwabo mu isambu ya se hari urutare rwafashe imingoti ibiri mu isambu. Aza kumenya ko hari kajugujugu yavuye ino i Kigali iragenda irugwaho. No kumbi yagiye gushaka amafaranga i Kigali no guhiga, muri urwo rutare harimo imari atabizi. Baraje barabayorera n'igitiyo iwabo, barabayorera ibifaranga kangari, amamiliyoni n'amamiliyoni. Yabaga inyuma y'urugo iwabo atabizi. Ubu barakize. Haleluya. Yesu yabishatse wajugunya rimwe gusa. Ngo bamaze kuzifata, Simona azibonye yibuka izo n'ubundi Yesu yigeze amuhamagara. Arabate kandi ibintu umwami wanjye ni ujye ubikora koko, none mvangirwe n'umuhamagaro koko, nzabikigwara ingeze ryari? Ejo bundi naramwihakanye vuga ko ntamuzi. Azutse nari nzi ko ancamwo kabiri, yaje atubwira ngo amahoro y'Imana abe muri twe. Uyu muntu sinasaze ngo akuranga imyenda ariyahura. Niko twasomye ngo Yesu akuranga imyenda bati mbo ntacyo maze Petero, ngo yijugunya muri Nyabarongo. Ariko ngo wamukuramo Yesu ati ngaho ni muzi. Yesu tumuhereze uyu n'umubyeyi mwiza. Ngo baragenda, Bibiliya mwumva ko Bibiliya tubwiye ndi kugana ku musozo ngo dusenge. Ngo baragiye bagera ahantu, vuga ngo ahantu basanga ifi zokeje. Iyo Bibiliya mujya musoma neza Ikinyarwanda, kanongere some numve ko ibyo sonera byanditse. Voilà. Niba Bibiliya ivuze ngo ifi zokeje, ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? No, bishatse kuvuga ko atari imwe zokeje. Voilà. Ngo n'umutsima. Ntabwo bazi igihe Yesu yarobeye, ntabwo bazi icyo yakoresheje aroba, ntibazi aho yakuye umuriro acana, ntibazi ukuntu yazokeje. Batunguwe no gusanga bagiye guhiga imbisi. Batunguwe no gusanga uwo bataye aho hari izihiye n'imitsima. Bo baraye muri Nyabarongo, baraye mu mazi baroba imicafu, bayoragura imyanda. Ongera umumbwira ngo ahantu Yesu ari hari ibihiye.
ahantu Yesu ari niho hari ibihe nshuti yanjye. Haleluya, 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 haleluya. Abantu rero batindana nawe, abantu babana nawe, abantu bamusobanukiwe, abantu batamuta, abantu bagumana nawe bajya bazirya zokeje. Ntabwo ayizana ngo uyibagire wiyokereze, nukuri kose azizana zihiye. Ntabwo mfite umwanya wo kubahuha, azizana zihiye. Ukabona hinduye ibintu, agukoreye ikintu. Hari umwe yavuze ngo ni icyumutse. Kubona agukoreye icyumutse, kubona hinduye ubuzima. Byo kuvuga ngo umugabo yaragutaye ngo uragenda. Kuba yaragiye ntuhite ujya kuba maraya, warakoze bakumpoberere nuko ntashaka ko bakumenya. Kuba yaragutaye ntuhite uyoboka iy'ubumaraya ukizira kwa Yesu, wagize neza. Kuvuga ngo yaragiye sibyo ushaza kuvuga iki? Ubwo se uyo wireba ubona uri muto ko utabona undi, ubona ushajera. Reka Yesu azagukobita amavuta yo mu ijuru, utokuru tokombere. Nzakubwira ejo bundi Samudi uteretse amaso mu iteraniro, umudayimoni Imana yamugagaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Umunsi wa mbere narakaye kandi mvuye gusenga, ni umunsi nsenga nkavugana n'Imana. Mumve ntuzi ibyo bintu byombi. Nagiye gusenga, nererwaga mu muryango ukennye utorohewe kubera ibihe bari barimo nabo. Nibuka ko uwo munsi nari nagiye gusenga nambaye ikabutura. Kuba warya agaceri twakaryaga iyo mu rugo habaga hari umwana urwaye, nibwo bagahahaga, cyangwa se hari akandi kantu kabaye. Ubwo kandi kwiringira kuza gutamira utuyiko twinshi ni ukugira umugisha bakagutoranya kuza kugaburira umurwayi. Ukajya utamira kimwe, umurwayi ukamutamika ikindi. Murebe hano, ndi mu butayu, twari abantu nka 50. Numva umuhanuza nkozeho nijoro ati, nduwiteka Imana ya Meneyase Dogide Zopaye ati, umva uko mvuganya nawe. Amen. Mwana wanjye ndagukunda. Amen. Nzagutuza mu mujyi izina rya Yesu. Mwana wanjye nzakwambika neza, wambare neza nk'ikigori. Mwana wanjye nzaguha urugo, nguha abana, nguha umugore. Mwana wanjye nzakugendesha amahanga, uzavuga ubutumwa bwiza mu Rwanda no hanze. Nzakuzengurutsa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Noneho ubwo ibindi simbivuze, akabyihorera mu mutima wanjye. Nkazajya mvugana kandi uyu muntu yagize ngo ndi jamari, kuko numvaga ibyo arimo ambwira ari ibintu byaba ari iby'uwo nguwo mvuze. Hari ibintu bitatu bikubwira kuvuganya n'Imana. Icya mbere nuko Imana ikubwirira mu gihe cy'imbeho. Mu gihe cy'imbeho ni igihe uhuza ibyo irimo ikubwira n'ubuzima urimo ukabona ntibivamo. Icya kabiri nuko ibyo Imana yakubwiye bisubiramo kandi kenshi. Icya gatatu nuko bisohora nkuko yabivuze, ukabona birabaye. Amen. Ubundi jewe iyo nitegereje abantu bari imbere y'Imana, mba numva mfite uburenganzira bwo kubahanurira nubwo ntatitira. Rwose Imana izahindura ibintu, mwebwe mugume kuri Yesu gusa. Amen. Natashye narakaye. Umugore se umuntu uzanyemera ninde? Ndi imfubyi buri. Ese ubu umuntu uzaza kunsha, umuntu uzanyemera azaba atasaze. Umuntu uzemera gutunga umugabo ntagire nyirabukwe, ntagire sebukwe, ntagire muramwe, ntagire muramukazi we, azaba ari uwahe? Ese umuntu uzemera ubutindi n'umukene ndimwo n'uwahe? Ni mu izina rya Yesu. Mu mahanga ewe data we,
ngo nzanabyibuha nzana indara. Sha Yesu nzaba nariye iki? Nose murabona ari uburwayi? Ntabwo ndwaye mu izina rya Yesu. Giye mperuka kurwara muri 98 nubwo mperuka kwa muganga. Ndi mutaraga guhera mu birenge kugeza mu mutwe. Nta mwanya wo kurwara mfite kwa CHANNEL Yesu. Jewe na Haleluya! Nta mwanya wo kurwara mfite. None se ubu nabangikanya kurwara no kubwiriza. Jewe nabangikanya kurwara no kuvuga ubutumwa. Genda umuvuga butumwa. None se mfite umwanya wo kurwara? Nabibangikanya se? Najya mu bitaro nkanatora Bibiliya se? Wapi? Ntabwo Imana yantumye mu bitaro, genda yantumye mu rusengero. None se mu rusengero baraharya? Wapi? Yesu we. Natashye ndakaye ndabareka abahanuzi. Mwumva gashya. Wampanuriye nawe yavuye mu mwuka. Izina rya Yesu. Abona ni jewe yagize ate? Arabati Imana imbabarire. Ashaka abandi bahanuzi kuranda rwate mu nsengere mfashwe n'abadayimoni Satani aranteye wese ndavangiwe. Kubera ko yabonaga ko nanjye arimo abwira ibyo koko nawe bidashoboka. Ariko mu byo yambwiye nta kimwe kitabaye. Mfite umugore n'abana 6. Abakobwa 5 n'umuhungu umwe. Urumva Imana n'umuhanga? Yampaye abakobwa mbere. Kuma abakobwa mbere bisobanura kubona abakwe kare. Nanyumvise? N'abuzukuru kare. Nuko gahunda zimeze. Umukobwa wanjye mukora afite imyaka 16. Ubwo asigaje ingahe ngo agende? Yagiye. Ubu ndimo ndasengera abuzukuru. Iby'abagabo narangije kugisengera barababonye. Nabwo Imana ni abagabo beza bakijijwe badafite abadayimoni. Nta mukozi w'Imana ugomba gutunga umukwe w'isereri. CHANNEL Yesu. Umusinzi. Ubwo rero nta wamenya. Uwabyaye abahungu gusa ubwo undebe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Maze kujya mu bihugu 6 mvuga ubutumwa bwiza. Uru Rwanda narugenzemo hafi ya rwose. Uranyumvise? Amen. Iyi Kigali nayituyemo ubu ntuye ku Ruyenzi. Hari Ruyenzi na Kigali? Dutuye ku Ruyenzi. Iyo uvuze ko utuye ku Ruyenzi nyine buri hari icyo biba bivuze. Amen. Mumpere Imana yacu cyubahiro. Haleluya, haleluya. Umuntu mwicaye mu murenge aho Yesu ari niho ibihiye biri. Aho Yesu ari birahari. Hahirwa abamuba hafi. Hahirwa abamwegera. Hahirwa abamwikomezaho. Hahirwa abamugundira mu buzima bwabo. Nukuri azahindura ubuzima. Jewe ari imfubyi buri. None se ubu mushatse kumbwira ko mva hanga mutankunze? Mutese. Kunkunda ni itegeko. Uranyumvise? Mwebwe mugomba kunkunda kuko niko Imana avuganye nanjye. Ubwo rero none se niba munkunze turi mu mpera z'umwaka, ubwo mu ntangiriro abankunze bangana iki? Nikikwereka iki rero? Nikikwereka ko aho Yesu ari ibihiye biba bihari. Haleluya! Ubu mwumvise ngo nashingiye umwana w'umukobwa nukuzana amafantama si ukwirwa mbibabwira. Ni invitation mugakora inama ntabategetse. Mugahita muzana fanta. Uranyumvise? Aho Yesu ari uvuga ngo biba bihari bihiye. Haleluya! Dawidi yaravuze ngo narishimye ndanezerwa ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana hari umuryango w'ukuri. Nshuti yanjye waje wenyine, humura waje aho abantu bari. Imana izakubera so. Nabonye Imana imbera data. Impa bashiki banjye ngira ntabwo nababara umubare.
noneho abantu birirwa bambwira ngo nimbemerere ngo mbe umwana wabo, ubu nsigaye mpitamo. Kuko urumva bwa mbere umwana wa mbere twabyaye n'uwa kabiri twarababyaye tukajya tujya kwereka Imana abana mu butayu, kuko n'umugore wanjye nawe ni imfubyi, tukajya kubwira Imana ntitwabyaye mu butayu. Ariko ubu ngubu mfite benshi, gusa nuko mbabonye ntakibyara naracuze. Ufite ibibazo nuko bimeze. None se ko ari jyewe ubizi n'ubizi? Amen, haleluya, haleluya. Ariko abantu batampembye nabyaye ubu nukujya bampa kado za anniversaire, igihe bavukiye, igihe bamereye amenyo, igihe bakambakambiye, ubu nukujya ntegura anniversaire nshaka. Nkagane uyu munsi dufite anniversaire igihe umukobwa wanjye wa kabiri yakambakambiye, baza bampereza. Haleluya, haleluya. Aho Yesu ari hari ibihiye mon cher zame. Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo nzavaho Yesu ari yambere nawe ntazave muki uwo mwami umwami we gikomeye we mwami n'igitare gikomeye yambereye. Turimo turasoza umwaka wa 2023. Ndashaka gusengera umuntu wumva wifuza kuguma ahantu Yesu ari ahagarare. Urabona nanjye sinzavaho Yesu ari, aba ari uhagarara. Nugenda nta kindi gihari, nukuroba ibikeri n'imitubu gusa. Nabikubwiye. Ndasengana n'umuntu uvuga ngo nanjye sinshaka kuvaho Yesu ari. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Uwe ngo nanjye sinzavaho Yesu ari. Haleluya. Uwari warahavuye ahagarura ibirenge inzira z'ikigenda. Uwifuza kuhajya aze yiruka. Abari basanzwe bahari gahunda ni ukuhaguma, kuko niho ibihiye biri. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ijambo uduhaye ryumvikanye mu matwi y'abaryumvise, abari hano n'abari kure n'abazaritega amatwi bose aho bari. Ibanga tumenye nuko aho uri ariho ibihiye biri, aho uri niho imigisha mizima iri, niho ubugingo buri, niho amahoro ari, niho ibyiringiro biri, niho gukomezwa kuri, niho kurwanirirwa intambara biri. Aho uri niho hari imigisha y'ukuri utadusangiza n'abapagani. Rinda ubugingo bw'abacu. Hari abumvise iri jambo bari baraguye, bumvise bakwiye kugaruka imbere yawe, ubabibabarire. Hari abumvise iri jambo barasubiye inyuma, nka Petero wari wataye umurimo, bumva bifuza kugaruka mu mwanya waho bari bari, ubagire neza. Hari abumvise iri jambo bari basanzwe bari kumwe nawe, dushoje twifuza kutava aho uri. Reka ubugingo bwacu bukomeze kuba igiciro mu maso yawe, kandi imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe none n'iteka ryose. Hereza umugisha abadukurikiye bose, kandi imbaraga utanga zibe ku buzima bwabo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.